menye ngo mbese abantu bemereye kwambara ikanzu agatimba ni bande, kuko nsigaye mbona ikanzu n'agatimba biri gupfa kwiyambarira ababonetse bose, nta gaciro bigihabwa. Niyo mpamvu rero naje kuvuga ngo umudamu yakanungijemo yamanuye no mu maso arihishuhisha ikizi ko ubusugi bwakuvuyeho kera, kwiki byakugiyeho kera kwazanye iminkanyari, uhisha iki? Namwe mwaba pasitori umwe mureke kwaka abageni ngo amakesi ngo ibirago ngo ibiki, oya, baba baratuye amaturo, baba ari abakirisitu banyu basanzwe batura bubahiriza imihango y'itorero, kuki baje gusezerana mukamanza mwabaka amafaranga? Nzi ko mfite n'inshuti nyinshi cyane, kuko ngende mutiganda gutaha ubukwe, ntabwo njya niganda, ndi intore koko bumbi byinshi murabizi, mwari muhari, aho bwabereye hari huzuye, imisozi yo hejuru yaho yari yuzuye, mu mihanda hari huzuye. Umubyeyi witwa Nyakubahwa Boniface Rucago, icyo gihe naramutumiye, ndangije kumutumira ndamushimira. Rero niko byagenze, mpita mpindura ku buryo ahari gukoreshwa nka miliyoni 10 hakoreshwa miliyoni 4. Mwe kuva mu bukwe ngo nyuma habe gatanya, mwe kuva mu bukwe ngo nyuma habe inzara ibice, mu buryo byo kwakiza abashitsi mwipase muremure. Umuntu araja gukoresha ubukwe asanzwe ari muri geto y'ibihumbi 30, agenda akodeshe inzu y'amezi 3 yishure kuri 300, ibihumbi 900, ngo nayivamo ngo azasubira ngo mu nzu ngo ya 50 ngo y'ijana. Naragutumiye wanga kuza ku rubuga ubumbi minwe, urubuga runda rwarangira nari 1000 ufite. Noneho ikindi uragiye ukubise imyaka 2, 3, 4, 5, ufite nomero y'umuntu kuri WhatsApp, ntumuvugisha, reka niyagize ibirori cyangwa akagira ibyago urakomeza kugaceceka, nta na pole, nta na mwiriwe, nta n'igihumbi. Niyo mpamvu rero igihano cyawe uzaje urakoresha ubukwe, umanza usabe credit muri banki y'inguzanyo ku mushahara cyangwa iyindi, utege inzu yawe, numara gutega inzu unanigwe kwishura bayijane, ya indi wazaniyemo umugore bayirengane, imodoka ngo 10 ngingahe giza dekorasi yayiwewe, uraje gukodesha izo modoka zihetse gutyo, nta moto ugira. Icyambere wagombaga kuza utanzaniye amafaranga, nari kubyishimira. Wagombaga kuza ntunzanira amafaranga, ukaza kubutaha nkakubona ukansuza uti felicitation. Nshuti bavandimwe bakurikiye Umwero TV, banyamuryango ba Umwero TV, ubu ntago nyibita inshuti cyane, ahubwo muri abanyamuryango, kuko burya umuntu ugukurikira akakwamamaza, akagukorera share, mbega akagusharinga, akakanda handi kuri saboni subscribe, burya uwo muntu aba ari umuvandimwe, aba ari umunyamuryango. Rero ndabasuhuje abari hano mu Rwanda, bari mu mahanga, muri Amerika, muri Canada, mbega mu bihugu by'i Burayi hose, abari muri Afurika, mwese ndabasuhuje, ndetse n'abari hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi, inshuti zanjye bari hariya mu Buganda, i Kampala, hirya ngiyo za Mubende, za Toro, abavandimwe banjye benshi bari mu Buganda bo tuva indimwe, ba data wacu, babyara banjye, mbega
abavandimwe banjye bose bari mu Uganda batuyeyo mu Bende, Toro n'ahandi, bose ndabasuhuje, ntibagiwe n'inshuti zanjye ziri hari Kamara mu mujyi, na hano Kisoro hirya y'iwacu i Burera, aho bita mu Rufumbira, mwese ndabasuhuje, n'inshuti zanjye ziri hariya hirya i Goma, ziri hariya i Bujumbura, na hariya muri Kenya, mwese ndabasuhuje, nimukomere, nimugire amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge. Ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 tuyirandurane n'imizi yayo yose, tuyitwike, ishe, ikongoke ubuziraherezo. Nimugire ubukire inshuti zanjye mwese muri hirya no hino ku isi, abadiaspora mukomeze muhahe muronke, abagiye kwiga mukomere, abahagararira u Rwanda mu bihugu byose byo hanze mukomere, natwe bari hano turuhagarariye neza, turemye nta kibazo, igihugu ni umubeya, igihugu ni amahoro. Mwese ndabasuhuje mbifuriza ubukire, ngira ngo nimugire ubukire, tubukoreye dufatanyije twese hamwe kandi vuba. Mukomere rwose, kandi nkongera nkababwira mwebwe mwese abanyarwanda, inshuti zanjye, muri ya ndamukanyo ya polisi yacu cyangwa muri ya ntego iti nimugire umutekano cyangwa se mugende neza mwitonze mugere amahoro, ariko ngo nimugire umutekano, ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe, dukumira icyaha kitaraba, turwanya ruswa n'akarengane, amashingo kaci. Rero nanjye ubu muri uyu mwanya meze neza, ndishimye, inshuti yanyu, umwana wanyu, meze neza. Mbanje hano kuri kamera za Umwero TV kugira ngo mbasangize ibiganiro, ibitekerezo byiza byubaka, duhugurane, mbega twishime, kuko burya iyo dufite igihugu cyiza, leta nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame, intore zirusha intambwe, burya nta mpamvu tutakwishima mu gihugu cy'amahoro, nta sasu riri kutuvuga hejuru, tutari kwishahisha, twitekaniye, turyama tugasinzira, tukabyuka amahoro, tujya mu mirima tugahinga, tugasarura, tujya mu kazi tugataha neza, abana bacu biga, inka zimeze neza, mbega ibintu byose, amatungo yacu ameze neza. Nta cyatuma tutaganira ngo twicare kuri kamera za Umwero TV, ubundi tuganire. Kandi tunabasaba, niba ukunze ibiganiro byacu, jya urakanda hariya kuri subscribe cyangwa kuri saboni, ubundi ufate n'ibiganiro byacu, ukoreshe ibisharinge kugira ngo abantu bose bo hirya no hino bumve ibiganiro byacu. Rero tugiye kuganira ku ntego cyangwa se kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'amakwe cyangwa se ku bijyanye n'ubukwe. Muri iyi minsi rero, mu gihe cy'impeshyi tugeze mu gihe cy'ubukwe. Reka rero mbabwire ibintu nabonye mu bukwe. Ibintu nabonye mu bukwe byiza n'ibyo nabonye bitari byiza. Ibintu nabonye by'abantu batumira abavandimwe n'inshuti bakoresheje ubutumire, mfite
invitation cyangwa se bwa WhatsApp n'ahandi. Mbega reka mbabwiremo ibyo nabonye mbishoboye byahinduka, noneho mvuge no ku bageni, mvuge no ku gatimba no ku ikanzu. Tumenye ngo mbese abantu bemereye kwambara ikanzu agatimba ni bande, kuko nsigaye mbona ikanzu n'agatimba biri gupfa kwiyambarira ababonetse bose, nta gaciro bigihabwa. Niyo mpamvu rero naje kuvuga ngo twicare hano kuri kamera tubiganireho, ndetse nanasaba abasaza, ababyeyi bakuru, minisitiri w'umuco na siporo, kugira ngo muri bimwe biri kuba mu bukwe cyangwa se mu birori bibe byarebwaho, bibe byahinduka, kugira ngo ibintu bimere neza. Ko ubukwe ntabwo buberaho kugira ngo numara kubukora bugukeneshe, buguhirimbize, ahubwo ubukwe buberaho kugira ngo mwishime uwo munsi, ariko n'ejo muzongere mwishime, n'ejo bundi, kandi twubahirize n'ubundi itegeko ry'Imana ryo gushyingiranwa kwera, ndetse no gushyingiranwa imbere y'ubutegetsi bw'igihugu. Muri urwo rwego rero nanjye nagizeho ubukwe, ni njye ngiye kwiheraho rero. Muri 2014 nagize ubukwe mu kwezi kwa 12 ku itariki 21 niho nakoze mariage. Noneho kuwa 18 z'ukwezi kwa 12 ho nakoze umurenge no gukwa. Rero muri ibyo ubukwe bwanjye nari narabuteguye neza, kuko nari narabyiteguye, ntabwo nabihubukanye. Ndagira ngo mbabwire ko ubukwe bwanjye ntabwo bwigeze bumvuna cyane, kuko nabukoze narabwiteguye, narahinze ibirayi, narahinze amasaka, mbega narabyiteguye neza, ntagiye kuguza muri banki, ntagiye kugira ute. Ariko nkaza kureba n'ubundi nari nzi ko mfite n'inshuti nyinshi cyane, kuko ngende mutiganda gutaha ubukwe, ntabwo njya niganda, ndi intore koko, nkuko nitwa ku mbuga runaka, cyangwa ngo ndi intore itiganda. Nibyo, ndi intore itiganda, iyo wantumiye nditabira, ariko nyine biba bigusaba ko nanjye ningutumira uzitabira, kuko twewe nk'iwacu mu gice cy'iwacu, iyo dufite ubukwe tuba dufite ikayi twandikamo abatwerereye amafaranga, n'abatwerereye impfukire n'amagaziye n'amajerekani y'umusururu cyangwa ay'ibigage. Rero ibyo byose tuba twabiteguye kugira ngo umuntu wagutwereye ejo nawe nazagira ubukwe akakwiyambaza, nawe uzaseruke. Rero yongewe ni muri urwo rwego nariteguye bihagije cyane, ko nari mfite n'inshuti nyinshi ku buryo nta kibazo nari ngomba kugira. Mbega ibintu byagenze neza cyane, cyane ko ndabyibuka natanze invitation 6,000 bya invitation, nibyo natanze, ariko haza abarenze ibyo 1,000, kuko ababyibuka neza batashe ubukwe bwanjye murabizi ko bwatashwe n'abantu 1,000 byinshi, murabizi mwari muhari. Aho bwabereye hari huzuye, imisozi yo hejuru yaho yari yuzuye, mu mihanda hari huzuye, mbega ibintu byari bikomeye. Na korali y'i Kigali yari yaje, korali nkuru ikomeye muri Kigali yitwa korali Hoziyana, isengera aho bita Nyarugenge, hari haje abahanzi, mbega
hari haje n'amakorali menshi yandi atandukanye, ariko iyo ari ku isonga ni Hoziyana n'ikorali zindi zaho ngaho iwacu. Rero byari byiza cyane kuko ngewe nari narabiteguye neza, ariko hari umuntu nshaka gushimira, umubyeyi witwa Nyakubahwa Boniface Rucago. Icyo gihe naramutumiye, ndangije kumutumira mwohereza invitation, noneho amaze kwisoma angira inama kuri WhatsApp, aramvugisha aranambwira ati umva rero mwana wanjye, ntuzipase muremure mwana wanjye, uramenye n'ijerekani imwe y'ubushera n'ijerekani imwe y'umusururu n'igazi imwe ya fanta byakora ubukwe. Mbega arangije ngira inama ati ne gusesagura, kandi ngewe atarangira inama hari ibintu byinshi nari napanze by'umurengera byabiranancira mu madeni. Nese ngenda mbibwira abafana banjye, inshuti zanjye, hari abantu muba muri inshuti z'akadasohoka ku buryo mubwirana ibintu byose, amabanga yose mukaganira byose, ntihagire ibyo muhishanya. Naragiye rero ndababwira nti njyewe ibyo nari napanze hari ibyo nshaka guhinduraho, kuko umubyeyi Rucago Boniface hari inama yangiriye, ndetse icyo gihe yanyemereye kado, yanyemerera rwose ati ndaguha isahane n'isafuriya. Ndamushimira rwose umubyeyi, kuko ibyo yambwiye yabikoze, kandi ibyo inama yangiriye zose narazikoze, nazo narazubahirije, ndamushimira. Rero niko byagenze, mpita mpindura ku buryo ahari gukoreshwa nka miliyoni 10 hakoreshwa miliyoni 4. Rero mu by'ukuri kubera ko ibyo bintu bya mbere nirinze kuja gukodesha ibintu by'imyenda, kuja kugira ute, ahubwo nidodeshereza amakositimu yanjye n'abandi bagenzi banjye, baradodesha inshuti zanjye z'akadasohoka. Mbega ibintu byose uko nari nabipanze narabirezimye, niko nabyita, hakodeshwa dukeya, ahasigaye ubukwe bwanjye aho nari nateganyije kubaga ihene 8, hari uburyo bazibaga bakazotsa bakuyeho uruhu gusa n'ibyo mu nda. Icyo gihe habaye ngombwa ziragabanyuka. Muri make aho nari nihaye gukoresha ibimasa birenze 2, nkoresha ikimasa kimwe. Aho nari nihaye gukoresha inkoko 150 ndazigabanya. Aho nari nihaye gukoresha, mbega ahantu hose nari nihaye gukoresha ibintu byinshi ndabigabanya, ndetse ngabanya n'ibirayi zari nka tone 2, ndamanura ngira imifuka 10. Ibintu byose kuko ibyagombaga gutekwa byari byinshi cyane, byagombaga gupakirwa na fuso cyangwa se ronge shashi, ariko abagiye kubihaha i Musanze bajyanye Daihatsu iza yuzuye, n'ibindi byari bisanzwe aho. Urumva ko inama uriya mubyeyi yangiriye zose nazubahirije. Ahantu hari gukoreshwa amafaranga menshi aragabanyuka, ahubwo nyuma nza gusaguza. Rero ubukwe bwanjye byagenze neza cyane ku buryo bugaragara, ku buryo abantu baratetse. Wari watsindiye guteka isoko ryo guteka i Musanze, yaratetse ageze aho araruha agwa agacuho kubera ubwinshi bw'ibintu byari aho ngaho.
naje kwibaza nese ko batetse bakananirwa kuva ejo, batetse ubukwe bwa buraba ku cyumweru batangira guteka ku wa gatandatu mu masaha 9. none ndibaza nise iyo uriya mubyeyi ataza kungira inama ngo mbigabanyure n'ubundi byari gusaguka, kuko bikanamfira ubusa, kuko n'ibyasagutse byinshi byo bananiwe guteka kubera ubwinshi. Nago navuga ngo bimwe narabigumanye, bimwe byarapfuye cyangwa wenda abantu barabyijyanira nk'amashu. Hari amashu nabonye yabuze, ayandi ibintu barajyanye, ariko nyine ntago bari kujyana ibintu byose ngo birangire. Rero nanjye byahise binyereka ko abantu bafite ubukwe ngomba kujya mbagira inama. Rero abantu bafite ubukwe mureke kwipasa muremure, mukore nk'uko uriya mubyeyi yambwiye ngo igazi imwe yakora ubukwe, ngo ijerekani imwe yabikora, mubikore rwose. Mwe kuva mu bukwe ngo nyuma habe gatanya, mwe kuva mu bukwe ngo nyuma habe inzara ibice. Mu buryo byo kwakiza abashitsi mwipase muremure. Umuntu araja gukoresha ubukwe asanzwe ari muri geto y'ibihumbi 30, agenda akodeshe inzu y'amezi 3 yishure kuri 300, ibihumbi 900, ngo nayivamo ngo azasubira ngo mu nzu ngo ya 50 ngo y'ijana. Wagira muri yo y'ijana kimwe biratwara iki? Biratwara iki? Wava gushingirwa ugataha muri yo ya 50 ukujya manze wayipasa muremure y'amafaranga 900 ugiye gutanga ibyiki? Kwatari iwawe n'ubundi kari inkodesha, kejo urayiva muri kwivuna ukongera ukaruha ayo gutereza akakuvuna, ayo kwimura ko kwimuka bihenze. Wakoze ubukwe mu nzu warutuyemo nyine ukisumburaho, ukava mu icyumba kimwe ugashaka ibyumba 2 wenda na saro, ibindi muri kwipasa muremure biki, kurangizanya mugasubira gushaka yayindi warurimo. Rero ndabagira inama yo kwirinda gusesagura. Ubu twageze mu cyama ko yabaye menshi cyane, za invitation ni nyinshi, wacu tuzita za kada ni nyinshi. Ubu nkanjye zitonze umurongo kugeza mu kwa 10. Amakwe ni menshi, nuko ubutaha nta kuruhuka, byabaye akazi. Hari naho ubukwe buri guhurirana ari 5, ariko nkabutaha kubera yuko nanjye batashe ubwanje. Rero ndagira ngo mbabwire abantu muba mwitegura gukora ubukwe cyangwa muzabukora, niba ngiye ngutumiye ntuntahire ubukwe kandi warabonye invitation, warayibonye rwose, nkanagushira no ku rubuga rwanjye ukicecekera ukanga kuvuga, wabuze kimwe. Naragutumiye wanga kuza ku rubuga, ubumba iminwa. Urubuga runda rwarangira nari 1000 ufite. Ubutumwa bwose bwoherezwaga bwakugezeho. Ni nkuko wagira ibyago abantu bakagutabara, we ukigumiraho ngaho ntutabara abandi, bakanaguha peteroli weho ntuyitange. Ibintu byose, yaba ubukwe ntacyo wakoze, yaba wagize ibyago ntacyo wakoze, ibintu byose uri kwicecekera. Ariko ejo bundi nawe ukaba byagufasha, urabigize, ugize ibyago byifashijemo wenyine kubera ubusambo bwawe, kubera ubushugugu bwawe. Abandi baragira ibyago bakwiyambaza ukanga kuza, bakutumira ngo ngwino wapi, bagira ubukwe ngwino nawe ubukwe ukabona invitation wapi. Nawe ejo rero bikaba bikugezeho, ugatangira ukagurisha karima mbere yuko ushingura papa wawe witabye Imana. Mu gihe abandi baba baragufasha ntugurisha karima, ukamanza wagurisha karima kugira umushingure cyangwa inka cyangwa ihene, kubera ko wanze kwifatanya n'abandi. Ugasanga baragiye bagutumira mu makwe ukanga kuyataha. Wabugira ukabushinza urubuga, wamara kurushinga ugasanga ukubise ku rubuga abantu 500, kandi urubuga ruramara amezi 3 2.
ugasanga amezi birashize urubuga abamaze kugutwerera ari 15 mu by'ukuri mu bantu 300. Iyo ubonye utwerewe ku rubuga bavuze ari 15 biba bikugaragaje ko nawe ntabyo abandi witabira. None weho kuki Bibiliya itubwira ko akebo wagereyemo abandi niko bazakugereramo mu gihe cyo gutanga, uri guha abantu uko wagiye ubaha nawe niko bazaguha, uko wagiye ubafasha nawe niko bazagufasha. Siko bimeze? Nupfumbatiza igipfunsi n'abandi bazagipfumbatiza, ariko nurekura ugaha umuntu yaba utishoboye yaba ugize ute, uzaba ukiranutse ku Mana no kuri wa muntu. Noneho ikindi, uragiye ukubise imyaka 2, 3, 4, 5, ufite nomero y'umuntu kuri WhatsApp, ntumuvugisha, reka niyagize ibirori cyangwa akagira ibyago urakomeza kugaceceka, nta na pole, nta na mwiriwe, nta n'igihumbi. Yewe nyamara umwoherereje agafanta bakagasoma, n'iri zuba rimeze gutya, murabona izuba no mu nzu hose ririmo, urabona ko ni byokere izuba ryanyishaho ndi ku gafanta nta nakohereje. Ariko wahenga ugiye kuzagira ubukwe ugatangira ukivugishwa umuntu neza, tuntu twiza, kumwiyorerutswaho, kumwiganizaho, hashira nk'ukwezi atazi ibyo wari ugamije akabona umukubise ku rubuga. Ese uba wibagiwe ko we ayobewe ko yagutumiye ugaceceka, cyangwa ko yakubwiye ngo nagize ibibazo ukanuma? Musha kuki abantu mwabaye bamukunda kabo, kuki muri bamukunda kabo? Umuco nyarwanda udutegeka gutabarana, gufashanya, ibintu byose. Umuvandimwe wawe, umuturanyi, inshuti yagira ikibazo ukaseruka mukazindukirana mugatahanira ubukwe. None weho buri munsi niyo mpamvu rero igihano cyawe uzaje urakoresha ubukwe, umanza usabe credit muri banki y'inguzanyo ku mushahara cyangwa yindi, utege inzu yawe. Numara gutega inzu unanigwe kwishura, bayijane, ya indi wazaniyemo umugore bayirengane, cyangwa se ugurisha inka, ugurisha imirima kubera ko ari wowe wabyiteye, sibyo? Ariko nyamara umuntu witabira iby'abandi ntacyabura. Ngewe nkunda gukoresha ibirori, bene data nshuti, nkakoresha ibirori ariko nta faranga ryanje mvana mu mufuka. Nibagiye kubabwira ko icyo gihe muri iyo mariage yanje twabaza amafaranga, turaruhange na sheri wanjye, turabara amamvirope twayahambuye iminsi igera kuri 3. Amakado ntiwareba, imyenda, mbega iyo tubishaka twari gushinga iduka rikaba ari nini cyane rwose. Baraduhaye ibintu, imyaka barapakira. Uwitwa Masozera niwe wapakiye Daihatsu, ahubwo yapakiye nyuma mfite ubundi bukwe bw'umwana wanjye twari kwa Mwisizina nyine afite anniversaire. Ariko na mbere naragurishije ibintu ndapakiza, ibintu bigenda neza, sibyo? Kubera ko abona ataye ubukwe, abona aserutse mu byabo, nanjye baserutse mu byabo, ahubwo barirenze. Nubwo bose bataza, ariko hari abantu bafite umutima ukomeye, ukabona wataye umuntu ubukwe, umutwerera senga ni 100, 20, 2 kangahe, wowe wabugira ntazi. Wa muntu we uba wumva ufite ubwenge koko? Uwo ni umuco uri kubaka umuryango. Niyo mpamvu rero bamwe wumva bavuye mu makwe bagakena, bagahirimbira, bakagurisha ibyabo, mugasanga bari gusabiriza. Kubera iki? Babyifashijemo bonyine, babura ubafasha. Kubera ko nabo
barifashe, sibyo? Gasanga muri gukoreshereza ubukwe ahantu hahenze, hari za none si nk'ubu nk'urugero urajya gukoreshereza ubukwe ahantu ha miliyoni 5 kandi kuri konte utari umucuruzi ngo urahembwa miliyoni ingahe? Nibyo koko nshobora gukoreshereza ubukwe na sale ya miliyoni 20, ariko biba ari mu rugero rwanjye ndimo, ubu bosi bwanjye aho bugeze. Ariko hari abantu bari kwigagaza, ugasanga abantu ugiye gukoreshereza ubukwe ahantu ha miliyoni nk'Imusanze, ukoreshereje ubukwe ahantu ha miliyoni kandi hariho ah'ibihumbi 400, 500, bakaguha n'inzu yo gusohokeramo n'ibiki byose, ugasanga ibyo bintu byose urabihombye, sibyo? Ntago ari byo rwose, ntago ari byo. Ni ukubabwira ngo ugasanga wagiye gutumira abakameramani baraguca miliyoni 500, kandi twewe studio Manzi studio uraza ukadutumira ngo tuze gukora mu bukwe bwawe ku bukamera, video, amafoto, ugasanga tuguciye amafaranga makeya, ndetse waba utanayafite tukagukopa, uri inyangamugayo na tukagufashirizamo, ariko ntuje kwipasa muremure cyane ko mu bikoresho abantu bagira amakamera ibiki byose ndabizi ko nta muntu urenze ibyacu, ntawe rwose, kuko dufite ibikoresho bigezweho. Ntabwo ari ukwirarira muzadusure murebe. Manzi studio ifite ibikoresho kabuhariwe, sibyo? Ugasanga abantu muri kwipasa muremure, muri kuja kwikopesha ubukwe bwo kwikopesha, bwo gukora wikopesheje ibinyobwa byo kunywa, ubwo bubaga bwazambye. Ubukwe bwo gukora wikopesheje ibiryo barateka, ubwo wabwihorera rwose. Kwagiye ngo gukoresha ikanzu ngo y'ibihumbi 800, kandi hariho iy'ibihumbi 200. None se ubu kumva koko utari kwigegeza? Kandi nyamara yakanzu y'ibihumbi 800 ukorera leta uhembwa 250. Urukumva ibyo bintu wagiyemo ari byo? Wakondesheje iri munsi yawe uhembwa ya 200 n'iryi5 uko zihari. Rero rwose ubu tugeze mu makwe, bamwe ngo bagakodesha ngo imodoka ngo 10 ingahe giza dekorasi yayiwewe, uraje gukodesha izo modoka zihetse gutyo, nta moto ugira, wakigendera n'amaguru nabuhe, ari hafi ukigendera n'amaguru, cyangwa ugakodesha imodoka iciriritse, urabiki n'umundi nyuma nibi bacanga ko murakora divorce mugasanga byabayobeye muri mu nkiko, mwagiye uko imbaraga zanyu zingana, ko na Gideyoni yagiye uko imbaraga ze zingana. Yesu ntayabanye nawe, ntamubwiye ngo yewe Gideyoni we genda uko imbaraga zawe zingana, nzabana nawe, nzakurinda, nzagira genda humura, witinya, ndi kumwe nawe. None muri kwipasa muri ubukene bwabishe, ntimutahana amakwe y'abandi, barabatumira mu kipfu. Ngewe rwose reka mbabwire, umuntu nshira ku rubuga naramutumiye mu byanje akanga kubizamo, ntaje aranshira ku rubuga. Icyambere wagombaga kuza utanzaniye amafaranga, nari kubyishimira. Wagombaga kuza ntunzanira amafaranga, ukaza kubutaha nkakubona ukansuza uti felicitation, ariko wabuze kuza, wabuze no kohereza 1000, wabuze no kohereza ijerekani, wiriwe wicecekeye ku rubuga uranuma. None nje urukundo ndakumbuga zawe, nanje cokora simbe nkawe rimwe na rimwe nkitanga cyangwa nkakora, ariko burya mba ntanze bitandimo.
kandi urabizi ko gutanga bitakurimo nta mugisha uba ubonye. Mwituremereza rero, niba tubatumiye dore kuri iri zuba, utabonye agafanta mu bukwe ngo umuntu agutwerera agafanta cyangwa agaki kamanurira ivumbi n'iki cyokere, ntabwo rwose byaba ari neza, sibyo? Rero abantu mufite ubukwe muri benshi, mwibuke ko mugomba kubahiriza n'umuco nyarwanda, mugataha ubukwe bw'abagenzi banyu kandi ntimwipase muremure. Mbo agatimba rero, njye icyifuzo cyane nshobora nko gusaba leta y'ubumwe cyangwa se minisiteri y'umuco, nuko ibintu byo kwambara agatimba uri umugore byacika. Agatimba kagenewe abakobwa batarashakaho, agatimba kagenewe abakobwa. Impamvu mubona ibi bintu byo gushyingiranwa n'abantu bari kubitesha agaciro, byataye agaciro, nuko ikanzu n'agatimba biri kwambarwa n'ababonetse bose, abasambanye inshuro magana, abakecuru. Ugasanga umugore afite abana 10, yari amaze igihe atarasezeranye, yari yarashakanye n'umugabo atarashyingiranywe, ugasanga nawe yakubisemo agatimba. Agatimba si wakubisemo akiki? Wafashe umushanana mwiza wa wundi bita isare ukawambara, ako gatimba uri gushyiramo akiki kari ak'abakobwa batari bashakaho na rimwe. Kariyo mpamvu ibi bintu biri guzambagurika. Hagomba kujaho itegeko rivuga ko agatimba, nta muntu wemerewe kwambara agatimba washatseho, kireka akiri umukobwa. Akiri umukobwa bizwi neza n'amatorero basengeramo ko uyu muntu atashatseho, kadafite abana, katabyayeho, kakiri umukobwa, kugira ngo abakobwa bajye bakumbura agatimba, bagakumbure, mbega baharanire kukambara. Ariko ubu abakobwa bari kuja kubona n'abakecuru bakaroshemo, babindigije, bagize ute, ako gatimba mwagatesheje agaciro. Ugasanga ivara ntabwo ariyo kwambara abantu bashatseho. Minisiteri y'umuco rwose nireba iki kintu, kari agatimba bagaha agaciro. Kari agatimba kari muri bimwe abakobwa barebaho bakabona ibintu ntacyo bikimaze, gusezerana ntacyo bikimaze, kuko bari kubona na ba nyina na ba mama wabo bari kugakubitamo. Ariko kera umukobwa aravuga ati mpaka nambaye agatimba. None ubu ngubu bari kugakubitamo bashaje. Ntabwo biriya, hari n'abari gukabya, ugasanga umudamu yakanungijemo, yamanuye no mu maso arihisha. Uhisha ikizi ko ubusugi bwakuvuyeho kera, kwiki byakugiyeho kera kwazanye iminkanyari, uhisha iki? Wareze umukobwa we neza akazakambara, uri kwambara iki? Wagiye ukambara umushanana w'isari, ukagenda ugasezerana mu itorero, ukareka agatimba kakaba k'umukobwa wawe, ukamurera neza, ukamuha uburere buzatuma haranira kwambara ako gatimba. Rero rwose muri make ngewe nababwira ko amakwe yabaye menshi, mwitonde, mukore uko imbaraga zanyu zingana, mureke kwipasa muremure, mureke kwizamura, sibyo? Mwiba nkanjye, niba uri munsi yanjye, kora ibiri munsi yawe, kandi nabwo we gukabya. Niba uri hejuru uri nkanjye, ubukwe bwatashwe n'ibihumbi by'abantu, nuko nari naranywanye n'ibyo bihumbi, nzi kunywana rwose. Umukwe bwanjye narebye abantu, ititi, imisozi, iki yuzuye abantu, ngira mosiyo, ndarira ndihanagura, sibyo?
kubera yuko byarandenze ko nzi kunywana. Ibyo natakaje nyigura ibintu muri byaragarutse, ndetse byinshi byaguzwe n'amafaranga nahawe yavuye mu bantu, mu nshuti zanjye, bituma ubukwe bwanjye buba nk'ubw'ikana, kandi koko bwabaye nk'ubw'ikana. Sindi kubivuga, si muri kundeba, mu bari kundeba nk'ibihumbi nka bingahe, nka 2 mwarabutashe, ndabizi mwarabutashe rwose, kandi murabizi ko bwa buri hejuru y'ibihumbi 5, kusiga hafi ibihumbi 10. Murabizi ko n'imihanda iri yuzuye, kubera ko nanywanye neza, ndi inyangamugayo, ndi umwana mwiza, nitora. Abadepite bari baje, ba meya bari baje, mw'abantu mwe, yemwe nyobozi y'akarere kose ka Burera yari yaje kunahira ubukwe. Murumva, abayobozi mu nzego runaka, abanyamadini bari babukere, kandi amadini yose nta dini ritari hagarariwe riba muri icyo gice cy'iwacu, kuko nzi kubana, nditonda, nca bugufi, nkaganira nk'abantu, nkitabira iby'abandi, nkasabana, wagira ibyago nkaseruka, wagira ubukwe nkaseruka, kandi nkazi uko imbaraga zanjye zingana. Niyo mpamvu rero ndi kubabwira ngo muri iki gihe cy'ubukwe nimugende uko imbaraga zanyu zingana. Nubona biragutera ibibazo, genda wivuganire n'umukobwa wawe, mushake korari imwe, ugende ubwire pasitoro, padiri, mudusezeranye, tugende n'ikorari imwe duherekeze, twigendere. Niba ushaka gukiranuka ku Mana, bikore gutyo, ubundi wigirire amahoro, wimerere neza. Ibyo kuvanguraje gutumira, uri kubona nta n'ubukwe watashe bw'abandi, byo kuvanguraje gutumira, uri kubona nta mikoro wifite, uve muje guhirimbira, bateze utwawe. Oya, shaka korari imwe, ugende muje gusezerana, nimurangiza gusezerana mutahe, korari ririmbe. Siko bimeze. Ibintu byo kwipasa muri ibintu mwacangamutse abantu bashushe mu mitwe, ibyo ntabwo ari byo. Mugende uko imbaraga zanyu zingana. Amakwe ni umushinga ukomeye, ariko ni umushinga utagira inyungu. Inyungu ni za zindi uko muzabana neza, uko muzabana mukabyarana. Inyungu ziri kwa kundi mwasezeranye kuzabana karamata, cyangwa se Yesu aje kujyana itorero rye ryera. Aho niho hari inyungu, naho ibyo kwirirwa muri pasa muremure ntabwo ari byo. Muri umeze mwahahamutse, mwahangayitse, oya. Mwubahirize icyifuzo icyo ndi kubagezaho, ngo mukore duke mufite, mudukoreshe neza, musaguze. Nk'uko uriya mubyeyi nyakwa Rucagu Boniface yangira inama nkayubahiriza, nyuma ntimbe mubi, nyuma nkakomeza nkaba Adriye, nkakomeza nkaba bosi, nkakomeza nkatekana, nkaba nibaniye n'umufasha wanjye neza. Siko bimeze. Mukora ubukwe muzi ko ejo murabyara, mugatangira abana ku ishuri, mukagira ute. Mukora ubukwe muzi ko ejo muragura karima, muragira ute, muragura inka. Ntabwo ubukwe bugomba kubahirimiza ngo ukoreshe ubukwe none muzarinde gukora divorce mukishura amadeni, na divorce muyikore mutararangiza kwishura. Ni si ikibazo. Ipasa muremure ni ikibazo. Abagore muri kwambara agatimba muri gukosa. Nimureke abakobwa banyu bo bazakambara mu barere neza. Agatimba kahariwe abakobwa, ntabwo kahariwe abagore. Niba uri umugore n'umugabo mugiye gusezerana, ambara ikanzu gusa, igiteteyi gusa ugende. Cyangwa nutambara igiteteyi, ambara kenyera isari. Naho abagore muri kwambara agatimba muri gukosa, buriya ni umwirato mufite, biriya ntabwo ari byo rwose. Mube muri kunyumva,
kandi mbabwiza ukuri ntabwo agatimba kagenewe abagore babyayeho, agatimba kagenewe abari bakiri isugi, bari nyabari. Nubwo utamenya isugi yariyo muri ino minsi, ariko nibura atari yabyaraho abakiri umukobwa, sibyo? Murera abana banyu neza aribo bazambara agatimba. Naho mwe mwabakecuru mwe mureke kuja gusezerana ngo muri kujya umugaruzi ibyanyu mwatanze mu makwe, mwagize ute bitume mukora ikosa mwambara agatimba. Oya, ntago ari byo, muri gutesha agatimba agaciro. Rero ntizimye mu magambo, nicyo nageraga ngo dusangire ku Mwero TV. Mureke ibiro 50 by'amasaka byakoresha ubukwe, amakesi 2-5 yakoresha ubukwe. Mureke kwipasa ibiro 50 by'ibirayi mwabirya, ariko nyuma mukaguma gutekana. Ntabwo ubukwe ari imishinga, ntugakora umushinga w'ubukwe nta nyungu irimo, kuko nagiye ugasezerana imbere ya pasitoro. Namwe mwaba pasitoro mwe mureke kwaka abageni ngo amakesi ngo ibirago ngo ibiki. Oya, baba baratuye amaturo, baba ari abakirisitu banyu basanzwe batura bubahiriza imihango y'itorero. Kukibaja gusezerana mukamanza mwabaka amafaranga, mukamanza mwabaka imikeka, ibirago? Nukubera iki? Mukamanza ngo nimuzane ngo amagaziye ngo y'abadiyakoni ngo nabakubera iki? Kubera iki? Mureke kwandagara, mureke kwandavura mwa pasitoro mwe. Baba kirisitu muri kwaka amafaranga, mwibuke ko batura buri kucumweru no mu mibyizi. Mwankoye muri ayo muri kubakira icy'amafaranga ngo mbere yuko mu basezeranya ngo nibamanze bazana amafaranga. Ariyo mpamvu amadini yahindutse nka business. Ibyo ntabwo ari byo, mubimenye kandi mubimenye ko iri zuba naryo rirakabije. Nimwipasa muremure rirabasaza. Umuntu wanjye, inshuti yanjye, nakugira inama yo gukora ibyo ushoboye. Wabona bizagukenesha, bizaguhombya, sezerana n'umukobwa wawe, mugende mubwira ababyeyi mwitegure, mushake korari iziririmbe, mutange inkwano, mwigendere muje gusezerana muri korari. Nangwa ni muvane imbere ya pasiteri, mwigendere mu rugo, mwubake agatente mu rugo, aho murataha ibirori biberaho abashitsi nka 50 banywa agafana cyangwa ikorari, mwigire mu nzu. Muri make rero ibyo nicyo nagiraga ngo tuganireho, abafite amakwe, abafite ubukwe n'abitegura kuzabugira. Mugende uko imbaraga zanyu zigize ute zingana, mwikwiteza gukena, mwikwiteza guhirimbira. Rero twasoza nyine mbabwira ko abashaka video, amafoto, mugomba kuza mutubwira tugaseruka tukabaca make, kuko twewe dukunda abantu. Ntabwo twaguca amafaranga menshi y'ibipapuro, y'amafoto, ya furashe. Oya, tugomba kuguca makeya nawe ugasigara umeze neza. Siko bimeze? Ngaho rero murakoze, kandi mwibuke ko kugira ngo ibi biganiro bigere kure mugomba gukanda hahandi kuri subscribe, mugakoresha, mugasharinga kugira abantu bumve izi nama ndi kubagezaho. Be kuguma gusesagura umutungo uzababeshaho. Niko bimeze. Maze ubundi muhamagara ikorari baririmbe ngo umugeni wa Yesu witegure, ngo turi hafi yo gutaha, nuko mwitahire nuko. Sibyo? Murakoze rero, mwari kumwe n'inshuti yanyu, mwana wanyu bakunda, intore itiganda, Nshimiyimana Adrien. Mugire amahoro.